Yesu abane natwe ahabwe icyubahiro. Amena amena. Mva nkubwire, ufite Yesu ufite byose. Alleluya. Abafite Yesu dufite ubuzima, dufite ubugingo. Amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nta bindi. Ubuzima bwacu bwamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubugingo turabufite. Haleluya. Undi hari ibindi dushaka. Yesu ni mwiza. Wamenye Yesu by'ukuri akamwinjiramo akamurya nawe akamurya. Ubwije ukuri ko muri we yumva afite amahoro. Repota uva no mu bibazo agira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri ufite Yesu nta kimujegeza. Haleluya. Nta umutesha umutwe mu izina rya Yesu Kristo, kuko uwamenye Yesu by'ukuri mu mutima we agira amahoro atemba. Ijambo ngo Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro, ariko amahoro adatangwa n'isi atangwa na Yesu gusa. Bivuga ngo iyo wakiriye Yesu by'ukuri mu mutima ukamurya akakurya akaba muri wowe nawe ukaba muri wowe, muri we ugira amahoro. Mu bigeragezo ugira amahoro. Yesu we, ijambo ratubwira ngo twebwe ngo tutumbira iby'ijuru gusa ntidutumbira iby'isi. Ijambo rikongera ko tubwira ngo ariko ngo ubuzima ntibiruta ibiryo ndetse n'imyambaro twambara. Vuga ngo ubuzima ni muri mu bintu, ubuzima ni buri mu bantu, ubuzima ni buri mu uko tubayeho, ubuzima buri muri Yesu. Umuntu wamenye Yesu by'ukuri afite ibanga rikomeye, yagira ubuntu bukomeye. Imana ngo yagira ubuntu birumvikana, kuko baba bafite ubuntu kubaho ukuntu abandi batabaho, mu bibazo bafite kuntu babibamo. Yesu umuntu ntiyakunanira, umuntu ntiyagutuka ngo bigire icyo bikumarira, ntiwarwana intambara n'abantu, ahubwo umenya ko ari Satani. Imana itugeze mu urwego rwo kumenya Yesu Kristo by'ukuri, atuwemo namwe tumubemo, atari amagambo gusa, atari kumuvuga kuko twagiye gusenga bese atari ibintu by'umubiri, ariko ari byo mu mwuka. Umuntu wamenye Yesu by'ukuri ndababwiye ngo arabaturwa, ngo ukuri kurabatura. Who the son set free is free indeed. Ngo Yesu yabohoye aramubohora ni ukuri kandi akamubohora muri roho, akamuhora indani, ku buryo umuntu muri we agenda ajegajega yumva afite umunezero, kuko nta kuntu wasobanura. Paul avuga ati niki cyadutandukanya ku rukundo rw'Imana? Nuko badukubita se, nuko twabuze ibiryo se, nuko twashonje se, nuko badutortura se, baduhohotera? No. Donc muri mu byiza no mu bibi bari bafite umunezero, bari bafite ya mahoro. Ndi kuvuga ku muntu wakiriye Yesu by'ukuri, ntago avuga ngo birananiye, ngo kuyambwiye nabi ndarakaye ndikubise turatanye. No, siko biri. Uwamenye Yesu, aleluya, by'ukuri. Yesu dufashe tugendere by'ukuri, tugire impano y'agakiza muri twe, tukugire pe muri wowe, tugire ya mahoro wavuze, wa munezero. Ngo the strength of the joy of the Lord is our strength. Ngo ibyishimo by'uwiteka nizo mbaraga zacu. Donc umuntu ukijijwe agendwa n'ibintu bibiri, umunezero n'amahoro adatangwa n'isi. Bivuga ngo niyo byajaguye mu bana, byajaguye mu buzima, yakenya iza nta kimutwara amahoro, nta kimutwara umunezero, kuko nukuri nicyo isi idafite. Umukristo w'ukuri afite niryo banga, ni ya zahabu dufite twebwe, ni bwa buntu twagiriwe twebwe bwo kumva yuko haleluya ndasenze Imana. Kandi si ya mahoro yo kubeshya ngo mfite amahoro, ariko urabizi neza ko uyu muntu yakurakaje nta mahoro ufite. Cyangwa ngo ngewe ngo mfite Yesu yampaye ubuzima, murashwanye n'umugabo muratandukanye, muri abakristo muri babiri, udashobora kwihangana muri Kristo. No, something is wrong. Tuvugisha ukuri tubohoke. Haleluya. Cyangwa se ntukivugana n'inshuti zawe, ari umuntu mwatonganye aragusaza, nawe uri kubita, urarakaye, ufite umujinya. My Lord, may God help us, kubera ko uko nakari kugira umunezero mu mutima, ko nagaruka gukizwa ku by'ukuri. Ndababwije ukuri, iyo usomye Bibiliya, Imana ikaguhishura ikakoreka ko gukizwa bifiteme ibanga rikomeye. Hari urahinduka. Haleluya. Iduha izina rishya.
ngo we are born again, ngo tuvuka bundi bushya mu mwuka apana mu mubiri. Apana mu mubiri. Nimpamvu ushobora kubona zino ntumwa barabicaga banezerewe. Haleluya. Ngo Pierre bagiye kumuhamba bamushyize amaboko hejuru ati no nge mu mpambe muncuramye. None twebwe baradutuka bakagira gute tukabigira birebire tugatandukana my friend dukizwe. Imana dutabare. Ariko ndasenze ngo iyi mpano y'agakiza Imana yiduhe dukizwe by'ukuri tugira amahoro n'umunezero wa Yesu Kristo muri twe by'ukuri. Ariko nzi ko hari abawufite hari n'abatabifite. Yesu adutabare dukizwe by'ukuri. N'apagani abone ko dukijijwe, n'abaguye abone ko uhagaze. Imbuto ziravuga, ni yanzo imbuto z'amahoro zo kubabarira zo kwihangana. Lebonda setelebenda. Haleluya.